Tuna umwanya w'ikiganiro cy'isesenguramakuru turagaruka ku makuru yavuzwe none. Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona ikarita zacu twasicanze neza wa mwenda wera w'u Rwanda twawe. Izo contre offensive urimo kuvuga ku gusubirana inyuma ingabo z'u Burusiya. Cyukuri urebye agatuza ka Ukraine nubwo washyiramo NATO ugashyiramo n'iki kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye. Turi ku itariki 27 z'ukwa kabiri kwa 2024 Rashi. Yes. Harya ku kwezi kwa kabiri kuzagira iminsi gani? 29. Uri amahoro ariko? Nda amahoro ndashima Imana. Haraburi amasaha kugira ngo Spiriani ze. Na Spiriani se ubungubu ntari abayisoje abenshi. Abakozi ba leta suboni yarangiye. Yararangiye kabisa. Wowe se dakorera cyangwa nagukorera leta? Aya yo naho nkorera leta ariko nanjye ntabwo mutariki bijyana ngo ni ya mbere ni ya kabiri. Tugere ngo ni ku ya mbere nzaba nyafite. Ugiye kuba nk'abana tutaya tumenye igihe bahemberwa. Bigoye. Ubwo se uzarigura ryari? Zarigura ryari? Nahise ni ngombwa itariki aho ribonekeye abantu bararisoma. Itariki ya mbere rwose. Ya umeze neza ariko turashima Imana. Uyu munsi hazindutse hagwa imvura nyinshi, sinzi niba imibare y'ibyangiritse irajya hanze ariko naketse ko hagomba kuba ari ibyangiritse. Ntago byabura. Yari remereye cyane. Imvura yari myinshi na mituweli maze gihe bitangaje ko izagwa mu mpera zo kuwa kabiri kuwa gatatu no kuwa kane. Ni ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Ubundi mu kwezi kwa kabiri kwabaga ko kwezi gushyuha cyane mu Rwanda. Ari nayo mpamvu y'izina ryako Gashyantare. Ariko ndabona none imvura nawe itangiye kugira iganza ubushyuhe. Ni ikibazo bigaragaza bya bindi by'imihindagurikire y'ikirere cyane. Komeza abantu bakajya bumva ko bagomba nabo kurwana nabyo. Nubwo twebwe nta ruhare runini tubigiramo. Ikindi abantu bakajya bashishikarizwa kumva no gukurikira cyane amakuru y'iteganyagihe. Jya numva bavuga ko mu bihugu byateye imbere ari amakuru y'iteganyagihe ari mu makuru arebwa cyane y'ingenzi. Usanga abantu muri telefoni zabo bafitemo app. Yego. Yiteganyagihe ariko usanga inaha kubera twari tumenyereye uzimo imvura izuba uzigihe bibera usanga ntabwo biri mu muco wacu ariko nabo abantu bagatwiye gutangira kubimenya kuko ni ingenzi cyane kumenya uko uwo munsi uri bwirirwe kuko hari gahunda nyinshi zipfa kubera imvura kandi biba byatangajwe cyane. Urabona ko uvuye hano turi muri iyi mashini barakwereka ko mu birometero 86 uvuye hano turi hari kugwa imvura birometero 86 uvuye hano. Byaterwa n'icyerekezo niba ari iburasirazuba cyangwa dufunguye gutya nibwo niyo mpamvu waruvuze uti no muri app mu telefone baba bafite ama app. Urabona ko no mu mashini bakora barabisohora bakabikwereka. Mu mashini cyashya zikoresha Windows 10 biba biri hafi bakwereka bakubwira ati no ejo hazaba hashyushye cyane kuruta no munsi cyangwa hazaba hakonje cyane kuruta no munsi. Namakuru y'ingenzi ubuzima. Tujye kuganira ku makuru arimo ko Bernard Ntaganda asaba gukurwaho ubusembwa kugira ngo hatane na Perezida Paul Kagame mu matora. Ntabwo ari wenyine ubisabye muri ko mu minsi yashize na Ingabire Victoire yadegeye urukiko urubanza ruzasomwa mu kwezi gutaha. Apotre Yongwe yasabiwe gufungwa imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 5
z'amafaranga y'u Rwanda. Mu karere ka Huye hari abantu babiri bahamijwe ibyaha bijyanye na cya kirombe cyahitanye abantu 6, bamwe bahezemo bagafata umwanzuro wo guhita kubireka burundu. M23 rero yanyomoje Tshisekedi wavuze ko atayitumiye Kinshasa. Turaza kureba icyo yabivuzeho. Hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahamagaje ambasaderi wa Algeria kubera uruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu cya Algeria yagiriye mu Rwanda. Murabyibuka ku itariki 20 z'uku kwa kabiri. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ko bazakora ibishoboka byose kugira ngo Uburusiya butsindwe mu ntambara burimo muri Ukraine. Ni mu gihe Uburusiya bwahise butangaza umubare w'abasirikari bumaze kwica b'abanya Ukraine 444. Ese Putin we ntiyatangaje abe bapfuye? Oya, ntabwo barabatangaza hari kuko Uburayi kuko mu cyumweru gishize uriya Volodymyr Zelensky yari yavuze 31,000 bye. Ati nta bitandukanye n'ibyo Abarusiya batangaza ku basirikare bacu bapfa, ahubwo batangaza ko Uburusiya bwamaze gutakaza hafi miliyoni y'abasirikare. Turaza kubigarukaho wenda. Turabigarukaho yego. Kira aho ngaho se wabonye mushiti wawe aherutse gupfa ko ngo yapfuye ngo ari hafi gufungurwa. Ariko ngo ubundi ngo baraganiriye bashaka guhererekanya imfungwa. Nawe hari abantu be bafungiye mu Budage n'ahandi kuri impamvu zitandukanye. Bati rero mureke twumvikane na Vareni duhererekanye imfungwa. Babyumvikanye bageze ku munota wa nyuma bomba yapfuye. Putin arabyanga ku munota wa nyuma. Byaremewe bigeze ku munota wa nyuma cyagiye cyo kurekura guhererekanya abantu. Abayisubiyeho nyuma y'iminsi mike ngo yapfuye. Ngo niyo nkuru ntabwo byiri kuzana agatotsi cyane. Gusa nta n'ikintu Uburusiya burasubiza kuri iyo nkuru kuko ni inkuru yatangajwe n'umwe mu bari mu bayobozi b'ishyaka rya Navalny. Okay. Ko yari hafi gufungurwa ko ibiganiro byaragenze neza. Bigeze nyuma Putin arabyanga, Putin ntiyatangaza impamvu. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha barupigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera, ya buwate na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro, bayoze igataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance, imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na Paruwasi Gatolika ya Gikondo. Reka duhere kuri Bernard Ntaganda, duhere ku makuru yo mu Rwanda. Bernard Ntaganda abantu baramuzi ni politiki yego uwo mu ishyaka PS Imberakuri ariko igice kitaremerwa n'amategeko mu Rwanda, ndetse avuga ko ari we Perezida fondateur wa PS Imberakuri. PS Imberakuri yacitsemo igice kindi abari nacyo kibona ibyangombwa byo gukora ku butaka bw'u Rwanda, kinajya mu matora atandukanye yaba ya perezida yaba y'abadepite, kirayatsinda y'abadepite ko naryo buri fite imyanya 2 mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Imyanya 2 cyangwa umwanya umwe? Ni 2. Hari undi muntu burya mukabona urimo hariya yitwa nde ntago muzi. Nzi Ntezimana na Depite Habineza ba Green Party n'aba musenateri ariko nayo ni 2. Ubwo rero ishyaka birangira kweri ribaye ishyaka rya Mukabunani. Ari byo shyaka rya, ariko Ntaganda gahora avuga ngo ishyaka ryanjye nige wanditse byararangiye. Gusa hano nukubanza kumenya ko buriya no kuvuga iki nacyo wenda tuyereska duhite tubigarukaho. Iki nacyo nawe kizamugonga kuko bonye kubushinjacyaha ku bwa Ingabire bazanyura amatangazo asobora nka perezida w'ishyaka. Yego. Nawe rero bazabimushinja bamubwire ngo nawe kuki witwara nk'umunyepolitike kandi ubusembwa butaraguhanagurwaho. Kuki witwara nka perezida w'ishyaka rya politike ritemewe mu Rwanda kandi ishyaka rifite politike urifite umuyobozi waryo uzwi mu buryo bw'amategeko. Ako ni kamwe. Aka kabiri rero Ntaganda ugarutse gato kuri Ingabire Victoire avuga ko ari afatwa akanashinjwa ibyo yarakurikiranwa kanakatirwa, yarezwe nk'umunyapolitike mu gihe we ngo yarazi ko agiye kuregwa nk'umuntu usanzwe. Ngo iyo etikete politike na yambitswe n'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha.
ariko nawe yaburamye avuga ko ari umunyepolitiki kandi nacyo cyari cyamuzanye mu Rwanda muri 2010 kuze kwiyamamaza. Yego yari yaje gukora politike komeza. Ako ni kamwe rero kuri Ntaganda gashobora kuzamugora mu bijyanye no guhanagura busembwa. Ni urukiko rufata umwanzuro ariko nanone nuko baraburana n'ubushinjacyaha. Ikindi gishobora kuzagora Ntaganda, akindi bantu bamenya kuri Ntaganda we ntabwo yababariwe, yarangije ibihano yari akatiwe imyaka 4 ararangiza arasohoka. Ikindi nawe gishobora kuzamugora ni imyitwarire. Ntaganda yafunguwe mu 2014 yari yakatiwe 2010. Imyitwarire yari kutwa 2010 nawe bihuza no gushaka ngo kwiyamamaza ngo 2017 nabwo yarabigerageje. Nawe ikindi gishobora kuzamugora ni ya myitwarire myiza ivugwa mu gusaba ihanagura busembwa. Kuko nawe yagiye yitaba RIB mu bihe bitandukanye, uribuka ko n'urugo rwe rwigeze gusakwa kimwe n'urwaye Ingabire Victoire. Ako nako kazazanwa. Ikindi no gutanga kandidatire ku mwanya wa perezida biba bisaba ko ufite imyitwarire naganire urindakemwa mu mico no mu myifatire. Imibanire n'abandi bobo ntabwo bavuga ibidakemwa mu mico, imibanire n'abandi itegeko nshinga rivuga. Naganire n'umunyepolitike wabaye mu nzego zikomeye mu Rwanda, umunyepolitike ku rwego rwo hejuru muri babandi batanu bigeze kubamo. Ubwo n'uyu babandi batanu ni Minisitiri w'Intebe, Perezida wa Repubulika, Urukiko rw'Ikirenga, wa Sena, umutwe w'abadepite. Umwe muri abo ngabo namaze ati ihanagura busembwa ry'ubundi bari muhaye icyo gihe twavuga kuri Ingabire yakwemera kwiyamamaza. Arambwira tugende usome iriya ngingo 99 neza, ivuga ko uwiyamamaza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika akwiye kuba atarigeze akatirwa n'inkiko igihano kiri hejuru y'amezi 6. Ati rebyo byihanagura busembwa ntago birimo mu itegeko nshinga. We nuko yansobanuriye ati ibyo ngibyo wenda bizasaba ko baregera urukiko rushinzwe urukiko rw'ikirenga rusobanure ko ibyo bintu by'umuye. Ariko warambwira ati nkurikije ngiye uko ndi kubisoma ubu niyo ihanagura busembwa se singira ngo ritarikuraho byose nibyo byo kuvuga ngo wigeze ukatirwa nabyo bikava. Nanjye niko nabyumvaga, ariko mbaje umunyepolitike arambwira ati hariya kara kantu ni kuriya ukwiye kukumva ntabwo ukwiye kukinterpreta. Niba warigeze gukatirwa ati ibyo hanagurwa busembwa n'ibindi. Ariko icyaha kitagira ihanagurwa busembwa ngira ngo ni bya bijyanye na jenoside. Oya ntacyo mu Rwanda ntacyo hariya birimo. Umuntu wese wakatiwe yemerewe gusaba ihanagurwa busembwa. No ku cyaha cya jenoside ntabwo hariya hazamo ibyo bintu ntabwo mbyemeye. Ntabwo hariya hazamo cyaha cya jenoside gifite exception yo kwihanagura busembwa. Itegeko ni ingingo kuva ku ngingo ya 246 itegeko riteganya imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha code de procedure pénale. Ni ryo riteganya ihanagura busembwa. Rivuga ko buri muntu wese yaryaka akarihabwa. Ntabwo ishyiramo exception z'ibyaha. Kuko uribuka ko no kuri Ingabire Victoire mu rukiko umushinjacyaha iyo ngingo yarayizanye ati uri bushinjwa ibyaha bikomeye birimo kugambanira igihugu, guteza intambara utitaye ku bantu intambara izahitana. Babihuza n'ibya Mushayidi mu rukiko. Abashinjacyaha bavuga ko Mushayidi urukiko rw'ikirenga rwanze kumugabanyiriza igihano kubera ko ibyaha yashinjwaga byari ibyaha bikomeye. Babihuza n'abahanga mu by'amategeko n'urukiko rusesimanza mu Bufaransa narwo rwasohoye inyandiko ruvuga ko mu gihe bagiye gutanga ihanagura busembwa bakwiye kurebera kuri nature cyangwa ku bwoko bw'ibyaha ubu bwakisanagura busembwa yahamije. Niba icyaha gikomeye niba ari icyaha cyoroheje. Aho ngaho rero niho ntuzahise babwira Metre Gatera Gashabana ati waya tugende musoma amategeko neza. Ati ibyo ngibyo bya jurisprudence n'inyandiko z'abahanga bifashishwa mu gihe itegeko ritari clear ku kintu runaka. Atari ko hano itegeko riri clear ko umuntu wese hatitawe ku cyaha akwiye kwaka ihanagura busembwa. Ngo ihanagura busembwa buri wese araryemerewe. Hano hantu ko numva nahumva. Nuko no mu rukiko byabanje kugibwaho impaka. No mu rukiko oya ni ingingo bari bazanye abashinjacyaha ariko Gatera Gashabana azisenya. Hari umwe mu banyamategeko nshaka kubaza, sinzi niba turi mubone. Metre uri aho neza? Muraho neza. Yego ni Metre Elize, numwe mu banyamategeko bakora hano mu Rwanda. Twari turi ku kintu kijyanye n'ihanagura busembwa. Yego. Tureba ubijyanye na umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Ntaganda Bernard ndetse na Ingabire Victoire bavuga ko bifuza guhanagurwaho ubusembwa kugira ngo bazabone uko bahatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwa 7. Yego. Ibyo bintu urumva bizaborohera? Ese mu mategeko hari icyo amategeko avuga ku byo bahamijwe cyatuma badahanagurwaho ubusembwa? No kuvuga ngo ntago kakanya umuntu yavuga ngo bizakunda cyangwa ntago bizakunda kuko kiba ari icyemezo cy'umucamanza.
nuko buri mucamanza bagomba kubanza kureba niba bujuje ibisabwa imyitwarire bagiye bagira nyuma y'uko bamaze kurangiza igihano cyabo. Rero umucamanza cyangwa se urukiko nirwo ruzasuzuma rukareba niba bamaze imyaka ingahe barangije igihano, hanyuma hakanarebwa ngo ese imyitwarire yabo yabaye imyitwarire myiza yatuma koko bahanagurwaho ubwo busembwa. Aho rero ni naho ubushinjacyaha buba busabwa kubanza kugira icyo buza kuvuga kuri icyo cyifuzo cy'abari gusaba guhanagurwaho ubusembwa. Birumvikana rero ubushinjacyaha buba buhagarariye rubanda, nabwo buba bugomba kugera hasi bugakora iperereza buhereye mu mudugudu kuzamura, bakareba niba koko imyitwarire abo banyapolitiki bagize cyangwa se n'undi wese wabikenera ko uri gusaba iryo hanagurabusembwa niba koko ari imyitwarire yatuma bahanagurwaho ubwo busembwa. Akenshi rero bikunda guturuka ku byemezo biba byatanzwe n'inzego z'ibanze zigahamya niba koko imyitwarire yabo yarabaye imyitwarire myiza muri rubanda. Icyo nicyo kintu cya mbere bakagombye kuba baheraho. Izo raporo barazifite zitanga ubwo buhamya. Hanyuma rero ubushinjacyaha rero ubwo bushobora kuvuga buti ntago turabona imyitwarire bagize atari imyitwarire yatuma bakahanagurwaho ubwo busembwa, bakabimenyesha urukiko cyangwa se no mwiburanisha nabyo bikavugwa, ariko umucamanza niwe wemeza niba koko ibyo ubushinjacyaha buvuga cyangwa se ibyo usaba guhanagurwaho ubwo busembwa avuga niba bifite ishingiro cyangwa bidafite ishingiro. Bivuze ko ntabwo umucamanza yita gusa ku byo ubushinjacyaha buvuze, nta nubwo yita gusa ku byo usaba guhanagurwaho ubusembwa ari gusaba, ahubwo ubwe ashingiye ku bimenyetso bifatikwa biteganywa n'itegeko nibyo aheraho akaba yakwemeza ko ubusembwa buba buhanaguweho cyangwa ko batabuhanaguweho. Hari ibyaha amategeko ateganya ko wenda bitagira ihanagurwa busembwa cyangwa nta na kimwe? Kugeza ubu ngubu buri wese warangije igihano akaba yakwitwara neza ashobora kuba yahanagurwaho ubusembwa, ariko hari umwihariko umwe uba ushobora kugenda ugaragaraho cyane cyane nko ku byaha bya jenoside. Nabyo ni bimwe mu byo abantu baba bashobora kwitonderaho mu gihe kigendanye no kuba bavuga ko basaba ihanagurabusembwa, ariko n'ubwo itegeko ubwaryo ritaza ngo rize kugenda rigira ibyo bitandukanye. Biteganywa n'itegeko cyangwa nta tegeko ribiteganya? Icyo ni igitekerezo cyanjye bwite. Yego, ni igitekerezo cyanjye bwite ko nanone ushobora kwicara ukareba ngo ese koko ubundi uyu muntu yahanagurwaho ubusembwa akongera akagaruka muri sosiyete. Yego, nibyo amategeko ateganya, ariko nanone ibyo nibyo nyine tuba tuvuga tuti agakwiye no kujya hajyaho n'uwo murongo wo kwibaza ngo ese abantu bakoze nk'ibyaha bya jenoside bahanagurwaho ubwo busembwa koko ku rwego rw'uko umuntu ashobora kwizera yuko bakongera kujya mu mirimo ya politike ntibongere kugira ibindi bintu bashobora guhungabanya. Metre, sinzi niba ari cyo watwongereraho kuri iyi ngingo y'ihanagurwa busembwa aba banyapolitike wenda basaba. Icyo twagiraho wenda ni ibitekerezo byacu bwite, nawe nk'umunyarwanda uba ufite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo. Usanga mu by'ukuri iyo urebye imyitwarire bakomeza kugenda bagira hanze, wabonye ko abenshi bagiye bakunda kujya bahamagarwa muri za ribu ndetse n'ahandi kubera uburyo bagendaga bagira imyitwarire babonaga yuko ishobora kuba iri kubangamira rubanda muri rusange. Ushobora kuzasanga mu by'ukuri bishobora kuba byazabagiraho ingaruka ntibahabwe iryo hanagurabusembwa, kuko ihanagurabusembwa riba rigomba guhabwa wa muntu koko bigaragara yuko igihano yahawe n'icyaha yahamijwe ashobora koko kuba yarageze muri sosiyete agahinduka. Ariko urabona ko akenshi iyo urebye ibyo bagiye bavuga n'uburyo bagiye bitwara wasangaga ahubwo banagera hanze bakavuga bati burya rwose nta n'icyaha twakoze. Urumva rero ndatekereza ko ibyo bintu bishobora kuba byazabagiraho ingaruka. Nakoze cyane Metre. Yego, namwe murakoze. Numvise ko bya bintu nanjye navugaga byari ibitekerezo byanyu. Sinzi ukuntu numvaga icyo cyaha kitagira ihanagurabusembwa. Itegeko riri kiriya, umunyarwanda wese wujuje ibisabwa yakwaka. Ngira ngo ni nabyo nawe wavuga guti aba bantu ugereranyije uburyo bagiye bitwara nyuma yo gufungurwa, guhamagarwa na ribu kugira gute? Ntabwo navuze njye uko bitwaye.
guhamagarwa na RIB uko byagiye bigaragara kuko guhamagarwa na RIB umuntu wese ushobora guhamagarwa nta cyaha yakoze nta guhamagarwa ni bisanzwe kuko kurikije nk'uko Ingabire yabisobanuye we yavuze ko yahamagajwe inshuro 3 harimo inshuro y'abanyamakuru bagenzi bacu Nsengimana cyagiye babafata ngo bateguraga imyigaragambyo bavuga ko nta myigaragambyo yabaye nta niyateganywaga ikindi cyabaye ni ku bitero byo mu Kinigi Ingabire akavuga ati se ko ababikoze babafashe ntaho bahuriye na FDI na yes ntaho bahuriye ati rero ati ibyo bintu bimaze imyaka 5 sinumve ukuntu ari byo byaba bigiye kunyimisha ihanagura usembwa rero katugaruke hano kuri dosiye ya Ntaganda avuga ko yatangiye kuryaka ejo yego ejo kuwa mbere itegeko rivuga ko iyo urukiko ubundi ryanagurwa busembwa ryakwa mu nkiko ebyiri gusa mu Rwanda urukiko rukuru rwa gisivile n'urukiko rukuru rwa gisirikare ubwo urumva ni ku bantu batandukanye waburaniye mu nkiko za gisirikare yandika urukiko rukuru waburaniye mu nkiko zisanzwe za gisivile yandika mu rukiko rukuru rusanzwe itegeko rero riteganya ko mu gihe urukiko rukuru rwakiriye dosiye y'usaba ihanagura busembwa yihutira kuyimenyesha ubushinjacyaha bukayigaho yihutira ntabwo batanga délai igihe runaka ako ni kamwe ugafata ubushinjacyaha bwemereye kumarana ukwezi iyo dosiye buri kuyigaho kutarenga ni kuvuga ngo iminsi 30 yego nyuma y'iminsi 30 bukayigarurira urukiko rumaze kugaragaza gutanga ibitekerezo kuri wa muntu usaba ihanagura busembwa urumva ko nemverse n'ibirego bisanzwe ubundi busanzwe umuntu ni burega ubushinjacyaha nibwo burega urukiko rukagera ko hari aho ubushinjacyaha buritabazwa urumva ya minsi 30 iyo bayigaruye urukiko narwo ruba rufite nayo kwezi kuko barwashyiraho itariki y'urubanza tubibare rero yego nukuvuga ngo kugeza tariki 18 z'ukwa kane nibwo abantu bazaba bemereye gushaka imikono y'abantu babasinyira bashaka kuba president wa Republika bashaka kwemamaza ku mwanya wa president wa Republika guhera ndumva ari kugeza tariki ya 18 z'ukwa kane 18 z'ukwa kane kuva ryari niyo deadline bafite ukwezi kuva mu kwa gatatu nge nafashe deadline kugeza kuri 18 z'ukwa kane urumva rero bazi icyo gihe okay ubihuje ni dosiye yihanagura busembwa niyo minsi 30 n'iki byose iki urasanga ko Ntaganda Bernard biri buze kumugonga Victoire we hasigaje gusoma bazarusoma 16 z'ukwa gatatu urumva ko we ari mu bihe neza nicyo ngicyo ngira ngo twavuga kuri Ntaganda Bernard akindi wamenya noneho iyo ihanagura busembwa urukiko ruri kwimye ntabwo uhita ujurira utegereza indi myaka 2 ukazongera gusaba nyuma y'imyaka 2 nicyo ngicyo ibi bintu ubitekereje mu mutwe ntibishoboka gute ushingiye kuri iyo mibare yo kuvuga ngo hakenewe iminsi 30 yo kwiga dosiye yo kugira gute imikono kuri 18 kuri Ntaganda we biragoye rwose gusa aba bantu ni buriya ikintu kigarura Ntaganda ku ruhando rwa politike mu Rwanda kimwe na Ingabire yego wayimwa wayihabwa oya katurebe kuyimwa gusa kwimwa ihanagura busembwa ruvuga ngo mu gihe bazaba bayimwe ruvuga ngo kuri ya politike yo mu Rwanda kuri bya binyamakuru mpuzamahanga byandika yego muri shite yabyo bizajya bisigwamo ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bangiwe kongera kwiyamamaza nkuko bisanzwe urumva noneho kuko byo bizaba bihari urumva na akantu kabagaruye kuri plateau ya politike kandi noneho buri nkuru yose yanditswe ku matora yo mu Rwanda shite izagiza ari aya matora baye mu gihe Ingabire na Ntaganda bangiwe bamwe mu nyapolitike bagiye bumvikana ko atavuga rumwe n'ubutegetsi nabonye na Ntaganda muri teri makunda gukoresha abantu barazizi ziremereye avuga ati nuko banyengira kwiyamamaza kuko Perezida Kagame yiyamamazanya n'abakandida badafite ireme mu gucaringa politike ubwo ntabwo dukoresheje ijambo rye bwite ubwo Ntaganda yes ni ugutegereza tukareba gusa nawe ni ikintu kimugaruye mu ruhando rwa politike muri iki gihe cy'amatora ubundi ariko nyine ukibaza ngo niba Ntaganda ni umunyamategeko do kariyeri avoka maître Ntaganda Bernard niba iryo tegeko yararize ryihanagura busembwa kuki aje uyu munsi iyo bisaba avant ntago wamenya kuko urumva nka dosiye ya Ingabire Umuhoza Victoire yo yatangiye mu kwa 11 mwaka ushize yego urumva ko we yari yabibaza neza avuga ati kandi na karandira amatora bitarasohoka ariko ngo yabikoze
nyuma y'uko karangira y'amatora isohotse aka kantu kigiye ko gashobora kumugonga naho biriya bintu byo kuvuga ngo yaritabye yagize gute wumvise ko na metero akubwiye ngo icyemezo gifatwa umucamanza ubushinjacyaha bwo kuko no mu rubanza ruheruka batanze referanse y'umuntu umwe ngo urukiko rwimye ihanagura busembwa ariko inga birasobanura ko ngo umuntu yari yimye kubera ko ngo atojyaga yubahiriza gahunda za leta atabanye neza n'abayobozi b'inzego z'ibanze ngayo nguko reka tuzategereze turebe mu bihe by'amatora izi nkuru zagenda zigaruka buri munsi ni inkuru ikomeza Apotre Yongwe yasabiwe gufungwa imyaka 3 uru rubanza nakurikiranye ko byagenze ari abanyamakuru bagiye hari inkuru banditse hari n'ibyo batangaje nabonyemo ko iki kintu Yongwe yasabiwe cy'imyaka 3 kareba n'ubwiregure bwe na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda y'ihazabu nabonye iyi dosiye ishobora kuba ifi irimo iragira umugigira umujyi gute umujyo ntago ubwo nyine ni urumva no urubanza rwaburanye Sansinike nawe ubwe yemera ibyaha aremera ibyaha akemera kwishyura abo yari no kubishyura ahubwo njyewe nabonye nawe no kujya kuzuza imibare muri gereza bari bakwiye nibyo ndimo nakubwira ni ndabona iyi dosiye nyine ko aravuga abantu bagiye bamuha amadeni ati umuntu aramwishyuraga kuri telefoni umuntu aramwishyura nari musigaye manga kandi ndemera no gukomeza umuntu umwe yahakanye n'umuntu ngo yahaye ibihumbi 20 gushinja kumutwara 20 ngo ati uwo muntu wa 20 rwose ntabwo nari kumwambura ahubwo ntabwo muzi ntabwo muzi ikindi akavuga ati ntabwo naba mburana nemera ngo nindangiza nze kubeshya so Apotre Yongwe rero ntekereza ko wa mugani wawe nibatajya mu bintu byo kuzuza abantu muri gereza uyu mugabo bashobora no kukimuhamisha bakamuha igihano gisubitse haba hari uburyo bwinshi bushobora kwifashishwa hari akandi kantu yavuze ngo azafatanya n'inzego za leta gushishikariza abandi ngo abandi babwiriza butumwa ngo yego kutijandika mu bintu byo kurya amaturo ikibazo se ko bwa mbere yavuze ko ngo atize ngo kandi atunzwe n'umurimo w'Imana abo yigisha rero bakwiye kumutunga naza biragenda gute kadutegereza turebe gusa leta y'abandi mu rukiko bwo yavugaga ko nawe yasenze Imana ngo atajya amageragere rangira birangira bamubwiye ngo ajyeyo arajurira ngo arongera arasenga nabwo birangira ubujurire bwe buteshejwe agaciro Imana yaramwumvise bazamuye ku rutara Apotre Yongwe rwo kugera hariya babigize kandi nabonye nta mafaranga make miliyoni 3 miliyoni 5 niyo madeni yabaga ebyiri ngo Safari yaramufeye ahanini icyaha gikomeye ni kiriya cyo kwigisha abantu ngo abasengere bamwishyure kandi ntuza zabona ibyo yabemereye ko bizakunda ntibikunda ariko icyo cyo gusengera abantu se buriya wenda n'abatakwaka amafaranga aho dukurikiye umuntu ntashobora kugusengera hanyuma ibyo arimo aragusengera ntibisubizwe bitewe no kwizera guke kwawe aho ngaho rero niho hazira ubuteka mutwe kwizera guke kwanjye se naguhaye amafaranga afite kwizera guke naguhaye amafaranga yanjye kuko nkwizeye ko Imana senga ahubwo wizeye Imana ntago wizera Yongwe wizera Imana iyo uhaye umuntu amafaranga se wizera ko ari ugukiza ukeneye ugukiza wajya kuyatanga kwa muganga wowe rero wananiwe kwihurira na ya Mana yawe hari undi wizeye usenga ugomba ugomba kuguhuza nayo aho rero niho hari ubuteka mutwe aho niho hari ubuteka niho kwihesha ikintu cyundi ibi ngibi rero numva bari uko babifungira benshi babifungira nyine uri ni presidency ribu yatanze ubundi bazabafunga none se fata urugero ibi bintu by'abapasiteri n'ubundi leta ikwiye kubiha umurongo uribuka wawundi nawe wigeze kuvuga ngo bamuhora iki ngo ntabwo bamukatira ndamwibuka nawe yavuganye n'Imana direct ngo gusa ariko kuri Yongwe we ibintu bisanzwe gusa abonye isomo hari igihe njya ndeba nkabona nk'umuntu nk'uyu Yongwe uba ntago ngiye mu marangamutima yabo yambuye n'iki n'amategeko ariko urebye nk'abantu yakoreshaga kuri televiziyo yitwa Yongwe TV ukareba umuryango yari atunze wenda w'umugore we n'abana cyangwa n'abarumuna be n'abakuru be nyine hari umuntu ubushamikiyeho igikundi cy'abantu benshi utabyitwaza wenda ngo wice amategeko cyangwa ariko hari umuntu ureba ukareba n'ibyo akekwaho n'ibyo ashinjwa ukabona hari uburyo yagabaye akomeza gufasha sosiyete kugira ngo abo bantu bamushamikiyeho ubuzima bukomeza rero guhana abarimo kwigisha harimo no kurinda niba bano bantu baragiye kumurega abangaba bagiye yambura
ese ubu iyo haba harya yafashwe bya bintu bya pre-bargaining bitaratangira pre-bargaining ibyo byaratangiye rega biriya bifite intuza kumvikana n'ubushinjacyaha ni ibyaha runaka ubwo rero nk'iki ngiki cyo kwesha ikintu cy'undi kuburiganya basanga kitarimo ariko hari n'uburyo iyo dosiye mu igazeti yasohotse mu mwaka ushize iha uburenganzira ububasha umugenzacyaha bwo kuba yakumvikanisha n'umuntu biracyagoye ubugenzacyaha buracyagowe na n'ubu nta bantu burekura n'ubwo bwahawe izo ntuza ntabwo biratangira se gukurikira itegeko rirahari ariko haracyarimo kwifata cyane ku bagenzacyaha ariko no kwifata kwaho ku ruhande rumwe rumvikana ashobora kuvuga ati wenda harimo ruswa yo gutuma utwumvikanisha ibiki n'ibiki aho ngaho cyaba ari ikibazo cyo kwikeka ariko niba barabona uko urabona iyi ni dosiye urukiko rwakiriye nabwo rusanga irafatika aho ngaho ntabwo bari kuyirangiza biriya bya pre-bargaining byo kumvikana n'ubushinjacyaha biba mbere y'uko mugera aho hose mbere y'uko mugera mu rukiko kandi no mu rukiko nabwo buriya ubuhuza nabwo birimo ariko ku byaha biri penali ni bikeya reka tutegereze tumwifurize kuva mageragere neza cyane rwose gusa ari kwigisha ijambo ry'Imana abantu bakamwumva hariya ntekereza ko bitabura abantu bafunzwe buriya niho baba abapasiteri benshi ariko usanga harimo ababikoramo joke tuba twarahuriye ahantu twese cyaraduhamye dufite ibimenyetso kagaruka kandi ukaza kwigisha ijambo ry'Imana kandi yego ntabwo erega Imana na hariya bari hariya nabo Imana baba yikeneye kandi wararihonyoye hariya twese tuba turi ni ukwicuza nta kindi no kwemera ibyo twari erega nta muntu w'intungane ubaho nta ntungane ibaho harya papa bamwita ngo iki agiriye titre ça sentete y'ubutungane kandi hari kandi nawe ajya avuga ngo munsabire se nyiri ubutungane ninde wabugira ubutungane bwo kumusabira ni umunyantege nyiri ubutungane reka twigire Huye abantu baribuka iyi nkuru y'uburyo hari ikirombe cyagwiriye abantu ari mu 2022 kihuye hanyuma abantu bakamara igihe bashakisha abantu 6 bari barahezemo nyuma hayo inzego z'ubuyobozi zigafata umwanzuro ikirombe kikabura na nyiracyo abantu bose bati sinzi nyiracyo ni Huye muri Kinazi rero byaje kurangira hari abantu 2 bahamije ibyaha bijyanye n'iki kirombe cyahitanye abo bantu 6 ni mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye 3 rero barekuwe 2 barimo Major Retired Jean Paul Katabarwa na Jacqueline Uwamariya bahamwa n'ibyo byaha bahanishwa igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda kuri buri wese kuri buri umwe imyaka 7 n'ihazabu kuri buri umwe abagomba kurekurwa babonye ari Liberata Yakaremye wari umukozi ushinzwe ubutaka mu murenge wa Kinazi imirimo yo gucukura itangira hamwe na Gilbert Nkurunziza wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gahana ndetse na Prote Maniraho. Imyanzuro rero y'urubanza iragaragaza ko batahamwe n'icyaha cyo kubikitso mu cyaha cyo gushakisha amabuye y'agaciro nta ruhushya n'icyo ubufatanyacyaha mu gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko. Ibi byaha byombi rero byahamijwe bariya twari twavuze haruguru wa Maria Jacqueline ndetse na Retired Major Katabarwa hanyuma bakatirwa biriya bihano twababwiye. Imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Uno bufatanyacyaha mu gushaka amabuye y'agaciro nta ruhushya nicyo cyaha bahamijwe. Cyangwa kuba ubundi uribuka ko kiriya kirombe abantu bagwamo. Hatangajwe ko kitakoraga. Yego. Na hano ntibemeje ko Retired Major ari nyiracyo. Harimo ariko nuko wenda inkuru ya Kigali Today ishobora kuba ari ngufi kuko ni inkuru y'ibika 3 kimwe 2 3 ishobora kuba wenda idasobanura muri detail ari igihe umunyamakuru aba yaragiye akurikirana inkuru uko agenda yapdatinga abagenda bayisoma hanyuma akazaza yandika cyangwa akaba yagiye mu rukiko kuko buriya mu rukiko basoma umwanzuro utari andetaje gatoya niko basoma bwa mbere mu gihe umwanzuro utarashyirwa mu ntuza wenda twazayigarukaho dufite umwanzuro wose tukareba uruhare rw'aba bantu impfu z'abariya abantu kuko abantu 6 bari benshi ahubwo ikibazo nagize buriya aba bantu ko iyo umuntu avutse yandikwa mu bitabo by'aba yego niyo yapfuye akandukurwamo aba bantu bandukuwemo kuko hari nk'igihe ikibazo nk'iki kigenda kigakurura ibindi nk'ubu ugasanga muri bara 6 bari bafite wenda abagore mu gihe cy'ihererekanya ry'imitungo y'ubutaka cyangwa mu gihe cyo kugabana ugasanga hajemo utwo tuntu tudasobanutse kuko attestation de décès urayima ntashyinguye umuntu wanjye oya no kwemeza umwirondoro wapfuye wemeza gute utababonye
nyine ubu no kwemeza ko yapfuye utanamubonye urumva utuntu tuza muri dosiye nk'izi ariko twari twabonye imiryango yabo yaragiye gutegerereza hariya ikajya inanafashwa mu kubaho mu buryo bworoheje bishoboke ko wenda hari n'impozamarira yindi babonye ibyo gukurikirana umuntu akareba ariko ibyo ngibyo bibejeje ibyo nibyo kuko biragoye kubaho kwemeza ngo ni impuzo ngo ni kanaka wapfiriyemo hariya utabonye kuko twabibonye urubavu bajya gushyingura abantu bakazana umuntu utandukanye n'uwo bari kubwira mu hantu cyagiye habaye ibiza rero nibyo bihitana Kambogo umuyobozi w'akarere aha rero nuko iyi dosiye nyine iri furu ukuntu iri furu kandi yagakwiye kuba harimo umucyo kubera ko n'ibintu byagiye mu rukiko ariko nanone turacyari mu cyuka ariko urumva nk'ibyo bintu nibajije nanjye sinzi ngo bivuye he ariko urumva kuzajya kwemeza ngo ni kanaka wapfuye urukiko rwo ruzashingira kuki niba ari narwo rwabyemeza niba ajya kurega ngo ndaregera attestation de décès iri biragoye hari dosiye ziba ziri komplika ariko abacamanza mu rwego rw'amategeko bashobora kubicayura bakabishyira aho ngaho ubuzima bugakomeza M23 uribuka cya kiganiro ejo bundi twakomozaga Tshisekedi yagiranye n'abanyamakuru yavuzemo ko rwose atatumiye M23 ko atigeze nanabonana nayo ko ari umuministire witwa Gilbert Kankonde wabazanye yari ministire w'umutekano ngira ngo hanyuma aravuga ati abo bantu ngeba nta kompasi ibintu byo guhura nabo nta nibyo nzi ati cyakora hari ministre wambwiye ngo hari abantu bla 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 atari ko ntabwo nabonanye nabo M23 rero umuvugizi wayo mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Major Lieutenant Colonel Wiringoma ubwo aganirizaga abaturage bo muri Kiwanja muri territoire ya Rucuru yavuze ko Tshisekedi yabeshya abanyamakuru ko ari we watumiye intumwa za M23 rwose naho twararunigarutseho hano tuvuga ko Tshisekedi yakoze amabara ntago ministre yafatangaje mankiriya yo kuvuga ngo ngiye kuzana umutwe w'inyeshyamba tuzizane Kinshasa duhore nazo ari initiative ya ministre gusa ari we uzishyura hotel bamo ari uzabaha transport ari uza ibintu byose ari we bireba ntago bishoboka president abizi ubuse we president ntago bishoboka M23 yaraduhamagaye yaratwakiriye rwose yatwakiriye neza mu nzu nziza mu modoka nziza niko Ingoma yavuze rwose ati twahamaze amezi 18 ariko na 18 nta mwaka urenga kuko ariko na M23 nayivuga ko bataganiriye kuko ngo nabo babahije mu mahoteli nta biganiro byigeze bibaho gusa ngo bari Ngoma avuga ko ngo bari babemereye ko bagomba kubaha akazi ko kujya kurwanya na ADF yego kavuga ati ubu ngubu no kugarura umutekano mu burasirazuba ati kuba ADF iri kwica abantu nabyo twabishyira kuri Tshisekedi kuko byagakwiye kuba byararangiye iyo yo masezerano ashyirwa mu bikorwa umva nta magambo ari buze gukomeza kuzageza Gilbert Kankonde wawe nawagize cyo yego hari rero ikintu mbona gitangiye kugaragara urabona nk'uyu Lawrence Kanyuka umuvugizi wa politike wa M23 hari ahantu inyeshyamba mbona zitangiye kugera noneho zageze no kuri Al Jazeera mu kiganiro The Inside Story iki ni kimwe mu biganiro byo kuri la televiziyo bikurikirwa cyane ubone ibiganiro bitumirwamo abantu bafite amazina muri politiki urumva izi nyeshyamba nazo izina ryazo riri kugenda rizamuka ariko n'ubundi ni nyeshyamba zimaze igihe ntago ari ubwa mbere kuri BBC ziravuga ntago ari ubwa mbere ni nyeshyamba zimaze igihe kandi zifite abantu zivugira b'amamiliyoni kuba rero nabo bakora lobbying bakagera ku bitangazamakuru bikomeye nta kidasanzwe kuri 23 kuko Al Jazeera abantu bose irabakira Al Jazeera abantu bose iyo urebye nk'abanyarwanda ivugisha hano buri ariko iyi ni intambwe nyine nyeshyamba ziba ziteye my friend kuko ira televiziyo niba ari abanyakatari kandi ukabuza urwego bagezeho kuri diplomasi no guhuza ariko abanyamakuru benshi barana abanyamerika bayikoraho ngibyo muri make ngira ngo uyu munsi nta kintu cyavuzwe bijyanye na M23 habaye intambara sinzi n'ubu munsi niba yakomeje gusa kuri M23 Tshisekedi ari Rwanda igezeyo mu gitondo bya bindi twavugaga byo guhura na Lawrence itangazo president ya Kinshasa yasohoye ivuga ko n'ubundi ni bya bindi ko M23 akwiye kuva ko RDF M23 bakwiye kuva ku butaka bwa Kongo nkuko bo babyita bagasubira mu Rwanda
M23 ikajya muri Sabyinyo nk'uko amasezerano ya Rwanda na Nairobi abiteganya ubundi bakabona kuganira naho bitari ibyo nta kintu Tshisekedi aza kuganira nabo urumva n'ubundi byabindi. General Jeff Nyaga wahoze akuriye ubutumwa bwa East African Community nawe ati Sabyinyo bari abantu ntago ari ahantu ho gutura abantu. Murabyibuka ko ari kimwe mu byo atumvikanyeho na Tshisekedi ubwo bari Bujumbura. Kamoza ati wowe urahazi wowe wakujyana yo wabonye kushaka ko hajyana abantu. M23 nayo ikavuga ati ariko twebwe baraturenganya ibyo badusabye twarabikoze ati kuko ingabo za East Africa ziza twavuye mu bice twari twarafashe bimwe turazibaha tuzizo ngabo ariko nyuma baza kurangira bisha amasezerano abari bo batangira kurwana ariko rero ku ruhande rumwe Tshisekedi niba avuga Sabyinyo ikaba yanditse ikaba iri mu ahantu basinye iyo Sabyinyo Tshisekedi nawe ashobora kuyihagarara ayihagazeho ejo bundi yanasitema kandi kantu ntabwo kumvise avuga ati banze kujyamo kuko batarabanyekongo ati kuko nibajyamo ikintu tuzagenda tufata buri muntu tumbwira tugwino hano identity yawe ni iyi mukongomani munyarwanda donc batari Sabyinyo ntabwo iyo identity yawe yabigaragaza yaravuga ati niba Sabyinyo ngo tuzabimenya. Ariko rero niba abantu bavuga ngo bubahiriza ibikubiye mu masezerano Sabyinyo ikaba yanditse mu masezerano my friend Tshisekedi kuyiryamaho nawe yayiryama nawe yiryamye we nibyo nkubwira ari yapahandi kuko nawe nta muriro afite kandi urumva afite na ntuzo wenda turaza kubigaruka afite ubona diplomasi ari gukora cyane urabona ko za Amerika nazo hari ukuntu zitangiye kujya zisohora ari amatangazo zifatira abantu ibihano kuri hano gushyiraho igitutu ku rundi ruhande rwa 23 ubwo rero bigatuma nawe avuga ko kandi mu gihe M23 erega tujye tureba intambara M23 intambara sijye kumara imyaka 4 yatangiye muri 2021 mu mpera nibura buri munsi ubaze amafaranga amasaso M23 itakaza nubwo ivuga ngo byakanuza ariko nayo hari engagement hari investment yabikora mu ntabwo byabura ukareba abaturage bayo bapfa ukareba iki kuvuga ngo uko mbibona M23 kuri incuro iramutse ivuze ngo irekuye ahantu yafashwe bigasa naho ari gutsindwa bisa naho byaba birangiye kuri M23 kuko n'abantu ababyeyi bayiha abana babo n'abakontributeur bayiha amafaranga bagira gute naba bayiyungaho bavuga bati twitandukanyije tujaha kuzaba ari guca intege abantu benshi batandukanye kandi nayo bizaba bigaragara ko impamvu yabo badashoboye kubirwanaho cyangwa idakomeye nkuko babivuga kuko urabona na 2013 burayemera harabacitse intege benshi b'abaturage bavuga ati n'ubundi hari n'abatarayigarutsemo ngewe nzi barimo ba Colonel Jean Marie Vianney Kazarama batise umuntu turwanira iki yarabirebye abantu barapfuye dutakaje ibintu dutakaje abantu birangiye twemeye ibyo abandi badusaba uyu munsi barongeye baragarutse abantu barapfuye amafaranga aragiye n'ubundi bakongera bakemera ubwo rero byaba bigaragara ko n'ubundi ari bizarre ngira ngo nicyo ngicyo kuri 23 reka dukomereza kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahise bahamagaza ambasaderi wa Algeria kubera uruzinduko umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu aheruka kugirira mu Rwanda na ambasaderi Mohamed Zaid Bouzid wakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Christophe Rutundura. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu binyujije ku rubuga rwayo rwa X yatangaje ko usibye kumenya ubusugire bwa buri gihugu Minisitiri Rutundura yashakaga kubona ibisobanuro byerekeye uruzinduko uwo mugaba w'ingabo za Algeria yagiriye i Kigali ku itariki ya 20 z'uku kwezi. Ariko ibi ngibi n'ubundi birasobanutse kuko Kongo yatangaje ko igomba kubangamira inyungu z'u Rwanda ahariho hose. Ikindi muri diplomasi guhamagaza ambasaderi ukamwaka ibisobanuro birateganyijwe. Birateganyijwe ariko ntabwo gusa muri iyi context nyine uhuje niyo wari uvuze yo kubangamira inyungu z'u Rwanda no kurutobera hariho hose Kongo nyine irimo iragenda kuko ni pressure baba bashaka gushyira kuri abo bantu umva general asuye u Rwanda bahise bahamagara ambasaderi bavuze ngo birasanzwe birateganyijwe nibyo birateganyijwe ariko uzareba hari ibihugu bahamagara ambasaderi wabyo ngo gutanga ibisobanuro igihugu cye kikavuga ati ibyo bintu ntabwo byari ngombwa bigahita kimuhamagaza kiti uvuyeyo ubugarutse ahangaha ntabwo ari ubwa mbere tubibonye kuko twabonye ko Tshisekedi yatubwiye ati yaravuze ngo u Rwanda rumaze gusinyana amasezerano na Union Europe n'umuryango umwe bw'Uburayi yahamagaye ambasaderi mu bihugu by'Uburayi arabahamagaza bavuga ati bira bintu mwakoze ni ibiki
bati ibihugu byacu ntago bibyumva ati tugomba gukora ibishoboka n'amasezerano agateshwa agaciro kuri Polonye nuko basohoye itangazo Perezida wa Polonye aza mu Rwanda nabo kubera byari byerekeranye n'igisirikare n'uyu munsi nabwo byerekeranye n'igisirikare kumva namakuru ya gisirikare nabo bakwiye gucungira hafi bati Kongo kuko ivuga ngo n'ubundi uza kuvugana wese n'u Rwanda no kuri imbaraga zitugiraho ingaruka umwe bashaka kurwanya buri muntu wese u Rwanda imibanire yarwo na Algeria sinzi niba ari imibanire nanone kuko mu minsi ishize buriya bigeze kugirana ibibazo nubwo bitavuzwe cyane kuko ese kurabizi ko u Rwanda na Algeria babonye ubwigenge ku munsi umwe ya mbere z'ukwa gatandatu yego komeza harya ni ya mbere z'ukwa karindwi u Rwanda bigeze kugira kuko urumva ntago wabane na Maroc neza ngo nabane na Algeria neza gusa u Rwanda rugenda rubibaransinga bikaza guhura yako nanone bafitanye umubano ushingiye kuri za ambassade ubonye n'uyu munsi mufti w'u Rwanda ari muri Algeria yanabonanye na perezida wayo bagiye gufungura umusigiti munini muri Afrika ibi nibyo bibazo rero bagiye bagirana ku Rwanda banafitanye ubufatanye mu bya gisirikare nayo uyu yaraje kugira kongeramo imbaraga kuko ahanini bahuzwa u Rwanda rwagaragaje ko rushyigikiye ko leta ya Sahel yabaho uribuka na perezida Kagame yageze gufata mu ikofiye abahereza 500 by'amadolari Algeria rero nicyo kintu ipfa na Maroc ahanini ubwo Algeria n'u Rwanda bafitanye ni cooperation mu bijyanye n'uburezi kuko hari abanyeshuri bava mu Rwanda bajya kwiga muri icyo gihugu nko mu mwaka wa 2016 2017 Algeria yahaye buruse abanyeshuri b'abanyarwanda 25 ya ngibyo reka twikomereze dusoreze kuri mu makuru avugwa muri Afrika harindi dusoreze kuri Museveni na ubwo turacyari muri East Africa naringiye kujya kwa Dumbuye ariko mbere yo kujyayo yego Museveni rero yarayahuje Raila Odinga na William Ruto bari bahanganye mu matora aheruka na nyuma yaho William Ruto agategura imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi bwa nako Raila Odinga ategura imyigaragambyo yo guhirika yego Ruto avuga ngo ubuzima burahenze amatora ntiyaciye mu mucyo ibintu nk'ibyo rero abo bagabo bari bamaze igihe badacana uwaka ariko bitewe nuko Raila Odinga ashaka kwiyamamariza gusimbura Musa Faki Mahamat umunyacadi uyobora komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe wa mugabo ufite imvi z'umweru uriya mwanya urakomeye buriya ni ushinzwe budget ya African Union n'ibikorwa yego rero yaraye abahuje avuga ati kandi urumva ntago yajya gutorwa Raila Odinga nta recommandation cyangwa Ruto atamushyigikiye nka perezida ubwo rero hagombaga kubamo umuntu wo kubaganiriza avugira ati ibyo mupfa mwabishyira ku ruhande mugashyira imbere inyungu za Afrika cyase n'imbere zo kuba umunyakenya yayobora iyi komisiyo ariko ubwo umuntu yasinzi ubwo kuyobora komisiyo ya African Union bivuze iki kubijyanye aramutse atowe yaramutse atoye n'u Rwanda ruba ruhombye akarere ka East Africa akaba kungutse kuko ubu ngubu Musa Faki yungirijwe na Dr Monica Nsanzabaganwa ozari vice gouverneur wa banki y'igihugu yego ruvuga ngo mu gihe uyu yabatowe Odinga byaba bisobanuye ko Monica Nsanzabaganwa ahita atakaza umwanya we wa vice deputy commissioner umuyobozi wa komisiyo wungirije kubera ko itegeko rivuga ko abo bayobozi babiri perezida wa komisiyo n'umwungirije batagomba guturuka mu karere kamwe k'ubukungu mu muryango ugize Afrika yunze ubumwe uvuga ngo ntago baba ari babiri baturutse muri East Africa yego ni kimwe nuko wenda ari babiri badagomba guturuka muri CEDEAO cyangwa muri SADC yego nuko ngo umwe abagomba kuba atandukanyije nundi nk'ura munyacadi no muri West yes no undi akaba muri East ubwo rero niho hano abanyarwanda bakwiye kurebera ko ibi ngibi bibareba gusa hari n'andi makuru nabonye uriya wari Kenyatta avuga ko we ashyigikiye uwitwa Jakaya Mrisho Kikwete nawe ngo ashaka uno mwanya yaba watorwa ariko wese muri aba reka tuvuge ko na Kikwete atowe stili byasa kuri Monique no ku Rwanda
kuko East Africa kuri Kikwete ho byaba bigiye kuba kandi kandi Kikwete n'u Rwanda buriya ntago bahuza cyane ariko nyine tugende kuri iryo tegeko ry'uko bose baturuka muri East Africa nabwo nyine byaba bisa hanyuma kuri Kikwete kuki usuvuga uti kaka kandi kuri Kikwete kaba kabuye ku Rwanda no mukora anti campaign kumugaragaro kuko Kikwete u Rwanda rwize kumushinja ko umuvugizi wa FDLR igihe yavuga ko baganira ibintu byamuganiye cyane urumva rero kuva icyo gihe Kikwete nawe ikintu arimo n'u Rwanda sinzi ko bijya guhura ku Afurika urumva kiraba ari ikibazo niba East Africa yagira abakandida babiri ku mwanya umwe baba bagomba kwicara bagahuriza hamwe bagatanga umwe kuko n'izindi bloke zishobora kuzagenda zibatanga byanze bikunze hanyuma uyu nguyu Odinga yari yavuze ko abishinze mushuti we Olusegun Obasanjo muri Nigeria ugomba kumushakira amajwi ariko niba byinjiyemo Senior Museveni na Obasanjo se ntibamurobinga na karobinga bagenzi be biyo hirya itari ku butegetsi se wajya kurobi umuntu nkuriya buriya se ntafite ijambo Obasanjo umuntu uri ku butegetsi ntabwo buriya yaba arifite nka Museveni kuko Museveni wigeze kumubwira muri UN ngo nave ku butegetsi bamuha akazi kare akabuterese barababwira ngo ngenze kuza kuba umukozi wanyu ntabwo bikunda ikindi ahangaha wamenya iriya ni umwanya ni abakuru ni babihugu batora manda y'imyaka 4 yongezwa rimwe ubu Musa Faki Mahima imyaka 8 muri manda ya kabiri igiye kurangira kadutegereza turebe rero niba tuzabona umuntu nibyo ntabwo byemewe se ko Monique Nsanzabagano ashobora kudemisiona agahita yiyamamariza uriya mwanya wa perezida wa komisiyo akavuga ati reka mbireke mu gihe ngiye kwiyamamariza uriya mwanya urumva ni haracyari igihe kadutegereza turebe nabyo bizashoboka mu gihe Kikwete yabaje mu Rwanda nabwo ushobora kuzanamo iturufu yarwo ariko nanone u Rwanda buri uzajya ureba ahantu henshi rwiyamamaza ni ahantu ruba rufite amakuru ko rushyigikiwe ntabwo rukunda kujya mu matora ruri butsindwe ariko nanone hano icyo umuntu yavuga niba Raila Odinga yumvikanye na Ruto kuko yari yavuze ko iri ari checks and balance ko atakumvikana na Odinga kubera ko kuba afitemo opposition bimushyira kuri pressure gukorera abanyagihugu ari byo bifasha Kenya gutera imbere niba bumvikana yishimira kuba ahanganye na Odinga afite opposition ikomeye ko ari byo bimushyira kuri pressure gukora mu gihe baba bumvikanye nabyo byashyize abanyakenya mu ihurizo batise habayo yindi ukundi kuramukanya ko batavuga rumwe n'ubutegetsi n'aba ku butegetsi bamufata rero nko kugambanira abanyagihugu kuko babonye ubushize byabaye ubwo Kenyatta yumvikanaga na Odinga bati byabaye nko kugambanira abanyagihugu bakubaho opposition ikomeye nanimo nkubwira ko kwa Dumbuya naho hari imyigaragambyo ejo twari twayigarutseho hamaze gupfa abantu babiri no umusore w'imyaka 18 barashe mu mugongo na mugenzi we barashe agapfira ku bitaro ariko ngo yahise apfira aho ngaho nibyo mu kanya kashize twaganiragaho na muvandimwe Placide tuvuga tutaba abasirikare bafashe ubutegetsi abantu barabashima abantu barishima bati b'Abafaransa none turabirukanye ariko inzira yabo yo kuburekura no kubusubiza mu maboko y'abasivile nkuko demokarasi yabo mu burengerazuba bibasaba demokarasi ariko ni imwe isiyo yayo ni imwe nta cyiti mu burengerazuba niyo mu burengerazuba niba warayemeye ko ari demokarasi ntabwo nigeze nyemera ariko se wose urayemera ntege twese kuyemera aho uvuga ko igihugu kigenda kuri demokarasi ngese ntege twakuyemera utegetswe ko yemera kare utayemeye bamugira bate nakubwiye ko ibihugu bibiri byashyize ku karubanda nanjye ntabwo nemera ibyo bintu ntabwo wemera kuko demokarasi yo muri Amerika nuza gutuma isa na demokarasi yo kwa Badumbuya ntabwo ntekereza ko bizasa ariko ibyo ngibyo ni iby'abantu keretse n'umuyinyemeza par definition nyine ko none se definition ni imwe ibyo kuvuga rero pratique nayo igomba kuba imwe kuko nyine inyito y'ikintu n'igisobanuro ni kimwe ariko kubishyira mu bikorwa ngo tubishyira mu bikorwa butandukanye abayangaho kuba ari ugushaka n'ukwikubira cyangwa gushaka kwigira mwiza ku byo uri gukora ariko nawe uzi ko bidahura kuko niba uvuga ngo demokarasi ifite definition imwe kuyishyira mu bikorwa nabyo ni bimwe ubwo so utekereza ko Dumbuya yemera demokarasi hariya umuntu uri kuvuga ko kandi yarayishe kandi umuntu ushaka kuvuga ko ashaka no gushyiraho itegeko nshinga rya Guinea ryihari donc ntago yemera kuko iyo abayemera ntago yari gufata ubutegetsi kuriya yari gutegereza nawe akiyamamaza mu matora akagaragaza ibyo azakorera abanyaburkina abanyaguinea bakabwemeza cyangwa bakamwanga hariya rero yagiye mu buryo butari bwa demokarasi none abandi barakumubwira ngo narekure ubutegetsi mu buryo bwa demokarasi
ariko niwe wabyemeye yari yatanze igihe kizarangira mu kwezi kwa 12 ubu ejo bundi twabonye ajya gusaba abadage n'abafaransa kumufasha ngo yongeze icyo gihe urumva ni ikibazo mbere yaho yaramaze guhirika guverinoma amaze kuyikuraho kuyisesa ayikuraho nta bisobanuro y'abanyagihugu fatira imodoka fatira pasiporo na konte zababwira ababishinzwe ngo bagende bazirebe ese burundi igisobanuro cya biriya ni ikihe nubwo atagitanze kuko nibwo bwa mbere njye nari mbonye ibihano nka biriya niba ari ibihano niba ari ibiki gusesa guverinoma ugafatira pasiporo ugafata konte zabo ugafunga imipaka biriya bintu nyine igihugu agiye kugitegeka mu buryo bwe mu buryo bwe kuko nayo nakubwiye ngo ni ikintu gishobora gutuma yayisheshe nyuma tukabona ko washaka kuyongeza manda niyo mpamvu buriya yari yayisheshe kuko buriya muri kabineti harimo abantu batabyumvikanaho aho na nyamara bimuhiriye igihugu akagitegeka mu buryo bwe yagitegetse mu buryo bwe se ko ikirebwa buriya bari inyungu z'abaturage bari inyungu z'abaturage buriya rega biriya bintu byo kuza ngo guhatanira imyanya gute biriya biza nyuma abaturage hariho mumaze kugera mu gihe rero uri kurwana n'ibyo ngibyo yese nanjye ndabyemera ko ushobora gufata transition y'igihe kibaze ukagira ibyo ukemura nkuko twe twabonye atangiye gukemura ibibazo bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ukabiya ko igihe kitari igihe babyita igihe kiringaniye atari igihe kirekire ikibazo bashobora kuvuga ati igihe kiringaniye kuri ngende mva ari nk'imyaka 10 nkaba maze gushyira ibintu ku murongo aba basirikare ikibazo ni uko afata ubutegetsi yarangiza akavuga ngo mu gihe cy'amezi aya nayo bitewe n'igitutu kiba kimuriho akirengagiza ko amezi 10 cyangwa 12 ataba ahagije mu by'ukuri ngo icyo gitutu cy'amahanga kibe kikuvuyeho n'icya CEDEAO nawe ubukoze ibyo wumva ushaka gukora cyangwa se ube unahinduye ibyo ushaka guhindura kugira ngo uze wiyamamaze erega buriya icyambere ni ukubanza kubaka nawe ikintu barwana nacyo cyambere ni ukubaka nawe systeme ye imwumva systeme ye na politiki uburyo bwa politiki niba ari ishyaka rye ari bwiyubakire niba ari igisirikare cye ku buryo niyo zagaruka muri ayo matora nta muntu uzamutsinda mu gihe rero uri kubona icyo ngicyo utaracyubaka ngo gikunde niho utangira kurwanya uvuga uti moya muretse ugashaka inzira zose zishobora kukunyuzaho byaguhira kuko akenshi iyo ufashe kuriya ukamuraho imyaka 2 ugakora ingendo protocole ya president utangira kuryoherwa Jambone yagarutse mu gihugu kuntu abaye bigenda mu bifaru baserebura bamusuhuza gusa na ikibazo kuko yari mu president bakunzwe kuva kuri nama ihuza Afrika n'Uburusiya ijambo yavugiyemo icyaragaruka byaragaragara ko akunzwe ariko nawe niba abaturage batangiye kwigaragambya bigaragaza ko babonye nawe aho ari kujyana igihugu n'amagambo bari gukoresha bigaragambya ngo barashaka kumwereka ko atari imana ngo ivuga ibintu bigahita biba uko yabivuze urumva ikindi no kurasa abaturage buriya hari umuco utari sawa haba ari ibyuka biryana mu maso haba ari iby'amasasu ya kauchu ushobora kumugaragariza ko narenga kubyo uvuze haba ari kubatera byabizi babapuriza ubu ufite keretse niba wenda muri Guinea nkunda kubikubwira ntubyumve ku nyungu za politiki burizi ko uriya musirikare uba warashe ashobora gushinjwa ibyaha byibasiye ku muntu cyane kandi akabishinjwa muri icyo gihugu niba bafite n'igihano cyo gupfa bakimukatira kandi yabikoze mu nyungu za boss ngibyo nukureba uko bizagenda no muri biriya bihugu bindi wumva nta kanunu k'amatora ariko wabonye ko ejo bundi CEDEAO yabakoreyeho ibihano bamwe igenda bigabanya rega ni ukuvuga ngo hari icyo nabo bashakaga bahirika ubutegetsi mu gihe rero batarakibona ariko n'ubundi nkunda kubikubwira ni abakaraza baba bahindutse ariko ingoma n'imirishyo ari bya bindi kuko n'ubundi rega tuzarenganya abantu abanyarwanda dufite uko duteye yego dufite abanyamakuru dufite abasirikare dufite abanyepolitike dufite abacuruzi umuntu nakore ikosa n'ubundi n'umunyarwanda aba yavuye muri mwebwe ntabwo ari umuntu waturutse ahandi nanakora neza nabwo ni umunyarwanda ntabwo yavuye ahandi byose biba bishoboka rero muri sosiyete y'abantu benshi Perezida Macron ngo azakora ibishoboka byose kugira ngo Uburusiya butsindwe intambara burimo na Ukraine ya gahunda yabo bayirimo yo gutuma intambara arimo aravuga ngo ntabwo baratangira kohereza y'abantu ngo ariko nibi naho ngombwa bazohereza y'abasirikare kandi cyo bundi Ubufaransa barabushinjije kuba ufite y'abacancuro bwavuze ko ari abaturage bijyanye ku giti cyabo ngo ubwo wenda bikundiye Ukraine bajya kuyirwanira ariko ntago ari muri programme y'ibihugu byombi bamwe banarasiweyo n'ubyibuka se nijya intambara uburaya kuko ejo bundi bizihizaga imyaka 2 navuga ko ari bizihizaga
ubwo hari hashize imyaka ibiri ariko habaye ibiganiro bihuza na Canada n'ibindi bihugu by'Uburaya n'Ubutaliyani bwari muri Ukraine. Ahangaha rero yabivugiye hari ikibazo kuko we Macron yemeje ko ngo OTAN yakoherezayo, ariko minisitiri w'intebe w'Ubudage Olaf yabihakanye avuga ati nta gahunda OTAN ifite yo kuba twakohereza abasirikare muri Ukraine. Ahangaha rero harimo ikibazo, iyi ntambara itangiye kugenda itera. Wabonye ko ejo bundi babemereye miliyari 50 yen z'amayero zo gufasha. Ni intambara igomba kumara igihe kirekire. Na Amerika ngira ngo hari amadolari miliyoni 60. Nayo yarabemereye. Ni intambara ubundi bari bapanze ko igomba kumara igihe kirekire, ikazarakaza abarusiya bakivumbura ku butegetsi bwabo, kandi urebye n'ubundi biragenda bigirwaho n'ubwo Putin nawe yakomeje kuba inoza. Ejo bundi nibwo yavuze ngo twebwe none ubu ngubu nibwo tugeze ahantu ho gukora intwaro ku buryo nta muntu wese watwisukira. Aha rero harimo ibibazo by'amatora muri Amerika, haragaruka Biden, haragaruka Trump, bavuga ko intambara n'ubundi n'umwaka idashe kuki ubundi sorry gato kuki President Putin yavuze ngo yakemera Biden ko haza kurenza ko haza Trump. Ntabwo akibonye icyo kintu. Ntabwo nakibona. Yaravuze ati ya prefera Biden aho guprefera Trump. Trump ashobora kuza intambara bagahita ayishyira ku rundi rwego cyagahita yivamo. We yavuze ko ngo iriya ntambara Trump yarabivuze ko nta masaha 24 byamufata kurangiza intambara y'Uburusiya na Ukraine. Ni kwa kwiyamamaza. Ni kwa kwiyamamaza. Ubwo rero bavuga ko uno mwaka nabwo 2024 abasesenguzi bavuga ko n'ubundi ari intambara zarwanwa muri ubu buryo idashyushye idanakonje mu kazu yazo, ariko 2025 aribwo ngo Uburayi buzayifataho umwanzuro ukwirangira, ariko abasirikare bayigwamo nicyo kintu muri kiri kuvugwa cyane, ntabwo bavugwaho rumwe. Ntibavugwaho rumwe. Nk'ubu Burusiya bwatangaje ko bamaze kwica abanya-Ukraine b'abasirikare 444 mu gihe ejo bundi Zelensky ku cyumweru yari yavuze ko ari 31. Urumva iyi difference irimo ni nini cyane, 444 31. Zelensky baramubasha ati abakomeretse bameze gute, ati ntabwo navuga imibare, nabangiye guha amakuru Uburusiya guca intege abasirikare. Ikindi koko urebye abantu bakurikira amakuru, Ukraine yatangiye gutoza abagore kubera kugira ikibazo cy'abagabo tangiye gutoza abagore ngo aribo bajya ku rugamba. Aya makuru rero yo kuvuga ko urumva niba bamaze kubura abagabo, birashoboka ko uyu mubare w'Uburusiya bwavuze ushoboka, kuko 400 ni abantu benshi kubakura mu gisirikare cy'igihugu. Hanyuma icya kabiri bisobanuye nuko Macron ibyo yavuze ngo tuzakora ibishoboka byose twohereza iyo n'abantu babona ko abo bagore bari gutozwa bashobora kuzaba bakeya bakeneye na komandoma wenda yo kwifatanya n'abagabo. Ikindi umuntu ashobora kuvuga abo basirikare ukagira ngo Uburusiya bwo ntibupfusha. Umwaka ushize BBC ikora mu Kirusiya yasohoye amazina y'abasirikare, urutonde ku amazina niranga 450 by'abarusiya bapfiriye muri muri intambara ya Ukraine. Urumva iyo niba yarabashije gusohora amazina vuga ko intambara imaze gutakaza byinshi cyane. Urumva niba ari 450 bana bakari 400, urumva ni hafi 900 presque miliyoni abakomeretse abagize gute. Ikindi warugarutse ko Uburaya bwatanga abantu biba bigaragara ko biriya nkunga y'amafaranga, nkunga y'ibikoresho idahagije hakenewe n'abantu gusa. Iyo bigeze ku bantu burano muri bizarangira mani pawa baje kuyikura muri Afrika. Bizarangira abanyafrika rero bagiye kurwana, kuko ngira ngo barabibonye ko ahantu ntuzarwanaga zire baraba mugabo yirutse Wagner barwana hanini bakoresha abanyafrika, bagiye ubona abatanzania, abanyanigeria aribo barwana. Mu gihe rero n'Uburaya nabwo buzawibotse icyo kintu, bizarangira n'ubundi abasirikare benshi bakuye muri Afrika. Kuko n'abantu baba bahimba amafaranga menshi, urubyiruko rwinshi rwo muri Afrika rukennye, aho kujya mu mitwe y'iterabwoba bikajya gupfira aho ngaho bakwemera bakajya hariya. Ni intambara izakomeza kugira ingaruka cyane ku mugabane wa Afrika. Ngibyo muri rusange. Ikindi twavuga uyu munsi nuko nabonye Benin yemeye kohereza abapolisi 2,000 muri Haiti bijyanye no guhangana n'ayo mabandi yogoje umujyi wa Port-au-Prince. Nibyo muri Kenya byo ntago birasobanuka. Bya Kenya ntibirasobanuka. Abadepite barabyanze rutashaka kuzana itegeko. Ikindi
rwa rukiko ngo rugiye kuza mu Rwanda rudasanzwe rurebana n'impunzi n'abimukira buriya ngo byari mu masezerano bari mu masezerano ko rugomba kurushyira ziriya mpunzi zaza mu Rwanda ariko u Rwanda nabwo ndabona rwarasabwe ibintu byumvikana zifite n'urukiko ariko ngo ruzaba rufite abacamanza babiri umwe wo Commonwealth n'undi wo mu Rwanda ariko ubundi tuzakurikirana rumaze gushyirwaho hasohotse itegeko ryarwo ibinyamakuru byo mu Bwongereza nibyo byasohoye inkuru bwa mbere ko hazaza abacamanza b'Abongereza mu Rwanda bakurikiye izo mpunzi tuzareba ngo bazaba ari bangahe ariko bashobora kuzaba ari benshi bashobora kuzaba ari benshi kuko icyo gihe harimo bavuga ati se u Rwanda rushaka kwemera noneho abantu barwinjirira muri systeme judiciaire ko bwabigeze gusa icyo gihe u Rwanda rwarabihakanye ruvuga ko nta muntu ushobora kubinjirira muri systeme y'amategeko mu nzego zabo z'ubutabera ngibyo reka tubashimire mwe twabanye muri iki kiganiro na Jean de Dieu Karinijabo nari kumwe na Bugira Imfura Rashid sahejo buriya nahejo amasaha nkaya bye tubona umwanya w'ikiganiro cy'isesenguramakuru turagaruka ku makuru yavuzwe none Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona ikarita zacu twasicanze neza wa mwenda wera w'u Rwanda twawuye izo contre offensive urimo kuvuga gusubirana inyuma ingabo z'Uburusiya byukuri urebye agatuza ka Ukraine nubwo washyiramo NATO ugashyiramo n'iki kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.